Hi guys, how are you doing? Nizo musomeze neza si story time. Abantu mura munyenza dede pingu dore natwaye turenda kurwa. Sheri udore natwanje nuko nkuko tumeze sinzi mbuye ubibona nuko nkuko tumeze nta kintu twaba tumeze gutya. Jambura mwese mu mugaya dede dore na neza dede bigira amahirina neza. Ngumva birasekeye. Anyway, story time. Story time. Umwana w'umukobwa nyine dede mungira me kunasa mama wanje mbabazi ngasubira mu rugo. Byagenze gute? Yambwa ati nge nakuze mbana na mama na musaza wanjye. Mama wanjye ni umusingo mama. Tinafite imyaka 10 umwana imyaka 20 ubu ngubu umva ati ntabwo nzi ko nasura kama wanjye sinzi ikintu nakora. Ati rero nakuze mama wanjye nyine ari umubyeyi mama wanjye gira amahane cyane ari strict cyane kuko mama nyine mama we yacuruza yambwa ati mama wanjye ari umucuruzi mu isoko yavuga mu isoko umva iyo nawe akora kosa yavuga ko isoko kaza kumubita cyangwa kugutira mu muhanda ahariho hose yarakudunda gatitaye ku buryo nageze aho numva nyine mama wanjye ntaga nkunda ariko mbere yaho gato mama wanjye yari nyine yashakanye na papa wanjye bamaze kubyara ngiye na musaza wanjye mama papa nyine araduta amaze kuduta aragenda ashaka undi mugore amaze gushaka undi mugore umva mama ngo mama yamwakaminivare papa kayimwima ibintu byose nyine byose bikanga mama aravuga ati saza niba udashaka kuzana amafaranga y'indezo y'abana nawe abana bawe ntabwo uzigera babona ubu ngiye kubarera ngiye nyine ku giti cyanjye nzabarira kandi nzabitaho wowe nawe sinzakora upfunyurutse amazuru ame gutyo uko mama nyine yabivuze akana yavuze ati ngenda ndi gakuru nari mu gato gakuru ati ariko narabyumvise byose nyine mama bivuga ati kuva umunsi twarimutse tuvana twari dutuye tuza kutura handi hantu mu yindi quartier mama aragenda ajya muri ako gasoko ko aho ngaho aratangira acuruza mama wanjye acuruza nyine ibintu ibirayi bitoki imboga ibintu nyine byose nawe murabizi nyine byo mu rugo byo kurya yego mama wacu rero mama byuka mama byuka saa 10 z'ijoro akajya Nyabugogo kurangura kugira aze kugira rimwe na rimwe ngera musaza wanjye kadusiga nkaho nyine kadusiga mu rugo turyamye nka saa moye kujya kumva ari gukomanga ngo tuvuye muvuge kumfasha ibintu nk'ibyo ngibyo mama kaza agacuruza mama acuruza pe araturera rero ngize imyaka 15 mama wanjye yangura telefone ikintu cyambe nakoze nagiye kwandikira papa wanjye kuri Facebook umwana agiye gushaka papa kuri Facebook nyine amwandikira paramubwira mama wawe niwe biteye mama wawe no munyamahane ukari uko bimubwiraga bara umwana nyine nawe yabonaga ari byo yabona ko mama ari umunyamahane mama wawe umva ibintu nk'ibyo ngibyo umwana gatangira kwa papa amafaranga mama atamuha papa akayamuhereza ibintu byose nyine umwana ikibazo cyose agize akabwira nyina akanga kuko ndi umubyavuga ngo ntabwo bikeneye inkweto wenda ntazo ukeneye abone ibyo ufite nyine mu rugo bihagije akahita agira ute akabara bimwe akayitamagara papa we akabimuhereza umwana nyine nawe akagenda nyine akamika nshaka kabisha kuko kubisha byari byoroshye kuko mama we yari umumama utaba mu rugo rero umuntu wa mu rugo nyine umva gake cyane nko ku cyumweru nabwo ariko akundi kuruka nyuma saa 6 akajya kugasura ku isoko kugira rero twabaho mama wacu yadukujije muri ubwo nyine umukobwa ati yadukujije muri ubwo buryo bugize buryo ati ndangije secondaire mfite 18 nari mutoya nakindi nakoze nacitse mama papa wanjye yarambwiye ati uzaze nurangiza secondaire uzaze tubane nzakwishyura kaminuza uze twibanire kuko n'umuntu nza kaminuza kandi mama azakorera azakujya njye kuri gucuruza bira bitoki bye bacuruza umere nk'umusazi kandi njye kwemeze neza mfite amafaranga nakwitaho umwana ndetse sawa umwana nje secondaire bazwanye secondaire nakindi kintu yakoze ngo papa yamuhaye tike amuha amafaranga yo gura valise abona ibyo byose umwana apakira ibintu ajya kwande kwa mukasi uyu n'umwana yandikiye story urumva ati mama wanjye yaranshatse hamagara abantu bose kugezaho abantu nabumvaga bari guhamagara papa bamubaza se mukobwa yabageza papa gakana ngira aho ndamugati we yabamubwira mama wanjye yahangayitse cyane mubwiye ko ndi hano nanjye ati nta kibazo nanjye ayego birancanze ati papa we yahamagaye mama arabimubwira ngo ati umwana wawe ari hano ati nanjye aramuha turavugana ndavuga ati ngiye sinshaka kubana nawe ugira amahane unjyana mu isoko kwirwa ncuruza kandi ngiye ntabwo mbishaka ntabwo mbishoboye ibintu byose byo mu rugo ninjye ubikora ibintu nk'ibyo ngibyo nyine umwana nyine yashinja mama amafuti mama aramubwira ati okay good for you thank you uko ugiye niko isahani mwivaho nta kibazo ndasigana na musaza wawe nawe nashaka kugenda azagenda mama wanjye yabivuze cyangwa ati kuva uyu munsi w'ubuzima bwawe nugira ikibazo ntuzampamagare kubera ko sinkunda ngiye mwana umenyera ati nawe urabizi ko arabaye imyaka 18 maze nkurera ire yabihagije
kandi koko imyaka 14 wanakuze ngo mama yavuze ugenda ubara papa wawe ariko icyo nzi cyo uzabona true colors ziwe birarangira nabayeho ngaho cyo cyambere byo bimeze neza cya kabiri ndaho nirwa nicaye nizembazembya haciye iminsi umukozi abaragiye ati nakindi kintu cyabaye nabaye umukozi wo muri urwo rugo ikintu cyose cyangiritse mukadata kanuka nabibwira papa akambwira turi umusazi ati uyu mugore wanjye binavuze ubwo nibyo uri umunyamafuti ati no byaje kuba nabi ubwo na papa wanjye ajyaga aza imbasi mbizi mba aribyo yabaga azanye amafaranga yagera mu nzu akabura umugore akavuga ati gusa n'undi wayatwara ati nta mukobwa w'ingegera wari kuriye mu isoko ni mayibobo ire wazanye mu mayibobo hano najya mu mihango amafaranga ya Kotex nkayabura ati kandi mama wanjye yaguraga Kotex nyinshi agashyira mu nzu agakoresha nanjye ngakoresha ati nkabura Kotex nkajya nirwa mfata ijipo zanye nkazibura nkirwa ngafata ijipo zanye nkazica nkambara kujya ndeye ko nagira nabaho icyo cyaje kubana cyo kubya papa namwe ati rero hano ndabona ndashaka uyo amafaranga Kotex n'ibyo byose arambwira ngo yangubye akamadamu yaka mukase mwatiro n'umusazi singe ndi nyoko urumva ati mwana ati nyine byamucanze nko kumucanga aza guhamagara mama waramwinginga ngo ati mama wambariye ko ushaka kugaruka mama waramwe ati burya waranasaze ugaruka hehe mu rugo rwande wagiye utahareba aho wakunze genda ubeyo urumva iti ibyo bintu bimaze umwaka n'igice mama wanjye yanze kumbabarira ndamwinginga musubire mu rugo mama yaranze niyo mpamaga umusaza wanjye yambwira ngo aramuvugisha yamuvugisha mama wanjye akavuga ati reka nabanze yumva uko ubuzima bumera nabanze abeho hariya bimunyuzure azavuga atashije umwaka n'igice ati sinzi uko nasa mama wanjye mbabazi ngo ndi nasubirayo papa wanjye yanze kunyishyura kaminuza ngo njye kwiga umusaza wanjye yaranyije nyuma yanjye azajya kwiga ejo bundi yabo yatangije ejo bundi mu kwa 9 ngewe ndibuka rya rugo mu nzu ya papa wanjye ati sinzi uko nabikora sinzi uko nabwira mama wanjye mumbare mu ngiye nabe ko nasaba mama wanjye mbabazi shananye ndi mama wawe waba ujya he wagumayo sheri wagumayo ntitaye uyu mwana namwe ati aragenda ngira ikibazo nk'amavuta mama wanjye akanyoherereza ariko gutaha ntabwo byakunda narabyanze ati nigeze nanajya mu rugo mama wanjye arambwira ati mbone wazinze wagiye ahamagara na mukuru arambwira ati ndavuze ngo vaho ati ndashaka kubona ukuntu mama wawe yakuruhanye anyway muze mu gindi mwana bamubwira icyo yakora kugira ngo mama wabaye that was the story murakoze cyane Imana ibamugisha excuse me anyway guys bye